no mu makuru yo mu karere reka nkubite mbangura aho uyu munsi amakuru agezweho navuga ko His Excellency Paul Kagame muri Tanzania uyu munsi tukubwirwa abakunzi bacu ariko impamvu nifuje ko iki kintu tukivugaho nabonye uburyo kiyakiriwe ndetse aho nabonye abantu benshi nekereza ko nawe mukanya nagusangizaga ibitekerezo by'abantu benshi bari kubihuza bati iki rwose ni igitego cy'umutwe bati umugabo witwa Ndayishimiye nawe yicare yigireho ati uru ni urukundo kabisa rwerekana yuko His Excellency Paul Kagame akunzwe mu buryo bwo hejuru ndetse wabibonye video zagiye zigaragaza yego ntekereza ko ikintu cyose kibaye mu karere k'ibiyaga bigari mu isi ya none cyangwa se muri bino bihe biroroha ko amarangamutima yacu ndetse ubwo ndavuga amarangamutima meza n'amabi cyarimwe akunda kuzamuka ku mpande zombi nubwo twabonye ubutumwa bw'abantu benshi bishimira uruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Tanzania nitwabuze no kubona n'abandi bari ku ruhande rw'u Burundi hari benshi nge bananyandikiye bavuga bati uribuka ko abarundi yashize bari bagenda ko ngo rwari rugiye gukora ku birenze imwe kwiramata no kutishimira uruzinduko rwa perezida Kagame muri Tanzania. Hanyuma hari ibyaganiriweho rero harimo iby'imihanda ya gari ya moshi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byo bivuze iki navuga mu karere? Icyambere navuga giye nanabonye nk'igitego gikomeye muri uru ruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Tanzania n'uruzinduko rw'umunsi umwe bamaze kuganira n'itangazamakuru byinshi baganiriyeho twabimenye bamaze kugirana ikiganiro cyabo mu muhezo nk'abakuru b'ibihugu babanje kuganira bonyine bagiye baganira n'itangazamakuru bimwe mu by'ingenzi baganiriyeho ndetse nuko umuhanda wa gari ya moshi ndetse n'umushinga w'urugomero impande zombi zihuriyeho ariko byaje kuba kamaramaza kuko uwo mushinga w'urugomero ngira ngo ni urugomero rwa Rusumo rugomba guhurirwaho n'ibihugu bitatu u Rwanda u Burundi na Tanzania ibi nabyo bihita bikomeza gukururira Ndayishimiye mu ihurizo uburyo azisanga mu mushinga umwe n'u Rwanda kandi akomeza gukubita ingoma avuga ati u Rwanda rurashaka kudushyira mu ntambara hano nabyo biramugora gukorana n'umuntu ku rundi ruhande avuga ati turugara amarembo kuko ashobora kudutera yose ni amahurizo ari kuza ku bitugu bya Ndayishimiye ariko mu by'ukuri mu byo baganiriyeho ngira ngo wanabigarutseho cyane ni Dr. Samia Suluhu Hassan aragira ati umushinga ugomba gushyirwa mu bikorwa n'umushinga mu by'ukuri wari umaze n'igihe kinini utegerejwe imyaka 20 ni myinshi none umushinga wa gari ya moshi no muhanda ugomba guturuka yitwa Isaka hariya Dar es Salaam ukinjira ukagira hariya ahitwa Dubai Port nubwo ni ku butaka bw'u Rwanda ariko akaba ari n'ikindi gice cy'umuhanda wawo ugomba kuzagira ku kibuga cy'indege cya Bugesera birumvikana ariko noneho ubwo Burundi buri buze kwisanga he cyangwa buragorwa iki nuko hari n'umushinga w'urugomero nyine rw'amashanyarazi ugomba guturuka kuri hano ku Rusumo nyine ugomba kuba wakabahurirwaho n'ibihugu bitatu kandi ubwo uwo ni umushinga wa kabiri zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ndetse na update zige zitandukanye umunsi ku wundi n'ukuri muri abantu b'ingenzi ndetse tubashimira umunsi ku wundi n'abajya muri comment section mukaduha ibitekerezo n'ukuri muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umutumirwa ariko nagara umutumirwa nk'umushyitsi ni umusangwa hano iwacu kuri Gasaro TV ndetse bamwita Rugamba benshi bamuzi nka Sound of Muhabura ngo ayikaze cyane. Turabashimiye cyane Sandine muraho murakomeye. Tumeze neza cyane. Na mahoro. Natwe na mahoro turashima Imana. Imana ishimwe cyane.
Ruga uyu munsi rero nifuje kukwitabaza kugira ngo tuganire kuri updates zitandukanye ndetse twinjira no mu makuru yo mu karere. Reka nkubite mbangura aho uyu munsi amakuru agezweho navuga ko His Excellency Paul Kagame muri Tanzania uyu munsi tukubwirwa abakunzi bacu. Ariko impamvu nifuje ko iki kintu tukivugaho, nabonye uburyo kiyakiriwe ndetse aho nabonye abantu benshi, nekereza ko nawe mukanya nagusangizaga ibitekerezo by'abantu benshi bari kubihuza bati iki rwose ni igitego cy'umutwe, bati umugabo witwa Ndayishimiye nawe yicare yigireho, ati uru ni urukundo kabisa rwerekana yuko His Excellency Paul Kagame akunzwe mu buryo bwo hejuru, ndetse wabibonye video zagiye zigaragaza. Yego, ntekereza ko ikintu cyose kibaye mu karere k'ibiyaga bigari mu isi ya none cyangwa se muri bino bihe biroroha ko amarangamutima yacu, ndetse ubwo ndavuga amarangamutima meza n'amabi icyarimwe, akunda kuzamuka ku mpande zombi. Nubwo twabonye ubutumwa bw'abantu benshi bishimira uruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Tanzania, ntitwabuze no kubona n'abandi bari ku ruhande rw'u Burundi. Hari benshi nge bananyandikiye bavuga bati uribuka ko abarundi yashize bari bagenda ko ngo rwari rugiye gukora kudeta muri Tanzania. Ni abarundi, hari niba nabigita nk'agatsiko cyangwa itsinda, sinzi uko ndaza kubivuga. Hari abantu bameze nk'abari inyuma y'abadede banandika bari kumbuga nkoranyambaga bakomeye ku buryo igikomye mu karere k'ibiyaga bigari cyose bahita bagitwerera u Rwanda. Abo rero birumvikana ko bari kubabara, gusa umubare munini uzi neza iby'u Rwanda rumaze gukora mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi, cyane cyane ku ngabo z'u Rwanda zijya kugarura amahoro hirya no hino. Iyo babonye perezida Paul Kagame ahantu yinjiye, benshi amarangamutima arazamuka, ndetse ukumva ko donc n'uburyo abanyacyubahiro ahantu abandi banyacyubahiro binjiye, iyo perezida Paul Kagame yinjiye ubona ko hari igihinduka, niko twabivuga. So byari umwihariko rero perezida Paul Kagame kumva agiye muri Tanzania kugira amagingo ya ni igihugu kizwi ko gifite uburyo kibanye cyane n'u Burundi bw'aka kanya badede umuntu yabafata nk'umwana wa Tanzania. Yego, kuko Tanzania buriya ngira ngo 2005 abakurikira iby'iyi politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bazi ko 2005 amasezerano yasinyiwe muri Tanzania niyo yahesheje abadede ubutegetsi. Donc nubwo bari bavuga ko barwanya igihugu, ariko ntaho tuzi barwanya, ahubwo amasezerano y'Arusha muri Tanzania, plutôt amasezerano yabereye muri Tanzania ngira ngo niyo yafashije abadede kugera ku butegetsi. So rero Ndayishimiye asa n'uwatanye, cyangwa se kuko mu minsi yashize yigeze no kuvuga yuko ngo gukomeza kugendera mu bintu bikirwa mu nyandiko, ibintu byo muri 2005 hashize imyaka irenga 20 tinigute twaba tukibigenderaho. Ni umuntu bigaragara neza yuko guhuza na Chama cha Mapinduzi bisa nkaho biri kumugora. Yakubitiraho uriya mugabo witwa Guillaume Bunyoni numwe umuntu nanone yafata Tanzania nka pare wa Bunyoni. So rero kuba Bunyoni adahuza na Ndayishimiye, ibyo byose ni bituma Burundi bw'aka kanya badede, nubwo abantu bavuga ngo bari kwibere rya Tanzania, nge siko mbibona. Twakubitira iriya nkambi y'impunzi y'abaturage ba Tanzania bari gucyura shishita no tutazi ngo mu Burundi bari kuberekeza ukabona ko harimo ibintu bimeze nk'uko wenda baterura, kuko politiki na diplomasi bigira uburyo bihisha ibintu. Ariko ubona ko Tanzania n'u Burundi wongera kubitejo bundi, hari abantu bajyaga gucora gitoro kivuye muri Tanzania, hari abagiye bafatirwa ku mipaka, bamwe hari uwo kigeze guhiraho, urabyibuka nawe yaravuye kugicora mu buryo bw'amagendo. Ni ibihugu ubona ko ari utuntu two tutameze neza. Donc kandi Tanzania wibuka ko ari nibyo amaze igihe isaba abadede bababwira bati bimwe mu bintu mugomba kwitondera nyine n'uwo mugabo mwashyize muri gereza mwene ko kagena agomba gukurikurwa. So urumva ko rero iyo abarundi babonye u Rwanda na Tanzania hari uburyo umubano w'ibihugu uri kugenda urushaho gukomera no kuzamuka. Urundi burikanga kubera yuko ufite impamvu kandi yo kwikanga. Ubu aka kanya tuvugana u Rwanda na Uganda ni inshuti z'akadasohoka, tukongeraho n'igihugu cya Kenya. Ubwo hasigara Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero urumva uko imbaraga zigenda zihuza mu karere, hasigara imbaraga nkeya, kandi izo mbaraga nke ziri gusigara nizo ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Bagenda bumva ko rero bari kwipositioninga mu ihurizo rishobora kutaborohera mu minsi iri imbere. Ngira ngo abarundi bafite impamvu irenze imwe yo kwiramata no kutishimira uruzinduko rwa perezida Kagame muri Tanzania. Hanyuma hari ibyaganiriweho rero, harimo iby'imihanda ya gari ya moshi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi byo bivuze iki navuga mu karere? Icyambere navuga giye nabonye nk'igitego gikomeye muri uru ruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Tanzania. Ni uruzinduko rw'umunsi umwe, bamaze kuganira n'itangazamakuru byinshi baganiriyeho twabimenye. Bamaze kugirana ikiganiro cyabo mu muhezo nk'abakuru b'ibihugu,
babanje kuganira bonyine bagiye baganira n'itangazamakuru. Bimwe mu by'ingenzi baganiriyeho ndetse nuko umuhanda wa gari ya moshi ndetse n'umushinga w'urugomero impande zombi zihuriyeho, ariko byaje kuba kamaramaza kuko uwo mushinga w'urugomero ngira ngo ni urugomero rwa Rusumo rugomba guhurirwaho n'ibihugu bitatu, u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Ibi nabyo bihita bikomeza gukururira Ndayishimiye mu ihurizo uburyo azisanga mu mushinga umwe n'u Rwanda, kandi akomeza gukubita ingoma avuga ati u Rwanda rurashaka kudushyira mu ntambara. Hano nabyo biramugora gukorana n'umuntu ku rundi ruhande avuga ati turugara amarembo kuko ashobora kudutera. Ayo yose ni amahurizo ari kuza ku bitugu bya Ndayishimiye, ariko mu by'ukuri mu byo baganiriyeho ngira ngo wanabigarutseho cyane ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Aragira ati umushinga ugomba gushyirwa mu bikorwa. N'umushinga mu by'ukuri wari umaze n'igihe kinini utegerejwe, imyaka 20 ni myinshi. None umushinga wa gari ya moshi ni umuhanda ugomba guturuka ahitwa Isaka hariya Dar es Salaam ukinjira ukagera hariya ahitwa Dubai Port, nubwo ni ku butaka bw'u Rwanda, ariko hakaba hari n'ikindi gice cy'umuhanda wawo ugomba kuzagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Birumvikana, ariko noneho ubwo Uburundi uti buri buze kwisanga he cyangwa buragorwa iki? Nuko hari n'umushinga w'urugomero nyine rw'amashanyarazi ugomba guturuka kuri hano ku Rusumo nyine ugomba kuba wakabahurirwaho n'ibihugu bitatu, kandi ubwo uru umushinga wa kabiri ubuze kugora Uburundi kuko buri hari n'umushinga w'urusizi rwa gatatu uhuriweho n'u Burundi, ugahurirwaho na Congo Kinshasa, ugahurirwaho na ngira ngo naho ni ibihugu bigira nko muri bitatu, menya na Tanzania niba nibuka neza, sinzi niba nibuka nayo ishobora kubizamwo. Ariko ibyo byose biragorana kuko Congo n'u Burundi biri mu ntambara, bigashinja u Rwanda ko ari rwo rubishoza iryo ntambara. Urumva ko rero Ndayishimiye aracyasigaranwa n'umutego wo kuba intambara yagiyemo mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ikomeje kumufungira amayira. Mbere bagiye gukoza kuri iyo mishinga, ariko kandi Perezida Paul Kagame we mu byo yari yanakomojeho yari yasabye abakuru b'ibihugu mu karere yuko muri ibi bihe bikomeye mu by'ukuri bakabaye bahuza imbaraga aho kugira ngo bazitatanye, kuko isi iri mu mage, intambara ya Iran na Amerika yagiye iteza ibibazo hirya no hino. Urumva ko rero mu by'ukuri impamvu gena byitaga igitego, aba banyakucyubahiro babiri barahuye baganiriye ku mishinga. Muri iyo mishinga imwe Uburundi bugomba kwibonamo, bivuze ngo ni amahitamo abiri. Abarundi barahitamo kureka intambara bari muri Kongo bayoboka imishinga y'iterambere, cyangwa se bahitemo kumera nk'abikura muri iyo mishinga bikomereza intambara muri Kongo. Kandi intambara iri kujya muri Kongo mu by'ukuri iyo tugerageje tugafata urupapuro tukareba ibiriho, nta nyungu turi kubona iri kwinjira mu Burundi kubera intambara abadede bagiyemo hariya muri Congo Kinshasa. Uyu mushinga wa gari ya moshi n'umushinga umaze igihe kinini. Impamvu nakubwira ni nuramuka utangiye kuba wakubakira bari igitego gitsinzwe cyangwa se u Rwanda rubashije gutsinda, umushinga n'u Burundi wagombaga ko hari n'umushinga buriya wa gari ya moshi ibihugu by'akarere byose byagombaga kwisangamo, kuko ngira ngo ni umuhanda ugomba guca ku muhoro wa Afurika y'Iburasirazuba. Ariko niba hari ibihugu byibereye mu ntambara, ntabwo igihugu kirajya mu ntambara ngo kijye no kubaka ibikorwa remezo. Ibi ngibi byose rero babona yuko uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame rabonye igisobanuro kinini cyane kuruta uko turi kuvuga ngo nukuruza umubano w'ibihugu byombi, ahubwo no gustrengtheninga cyangwa no kongera gutiza imbaraga n'ubundi kuzibira amayira n'ubundi ibihugu biri gushyira imbaraga mu kwica cyangwa se mu guteza disturbance mu karere k'ibiyaga bigari. Uko imishinga igenda izamurwa, ibihugu byiyangaje kwikorera imishinga y'ubukungu, bya bindi bisigaye mu ntambara uretse n'igisebo nabyo biri bugereho bibone yuko biri gukora ubusa. Ari uzi kumva Sandrine, reba nk'umuturanyi wawe ari kuzamura etaje, yego wowe urimo kujya gusenyiza abaturanyi bari hepfo yawe, ugeraho kumvura umuntu nawe mu bwonko ukumva ufite ikibazo ku buryo ushobora kuvuga uti izi ntambara nzisezere njye kwihuza n'abari kubaka. Ndabona ari byo bishobora kuri buze kurangira bibaye kuri Perezida Ndayishimiye. Ukaba ubona ashobora kuba yagira akayihayiho yo ko gukura ingabo ze muri Kongo se rugaha aho ngaho ko numva waba wihuse cyane. Ahangaha ntabwo arazikureyo ku bw'amahitamo ye, arazikureyo ku bwa situation. Nicyo kintu ari nkubwiye. Ubu abadede wabonye ko Ndayishimiye kimwe mu bintu cya mbere ari kubwira abarundi nuko ngo ubu ari kubabwira ko ari umugabo wabayeho umutegetsi muzima kuva 2020 ko ari we wategetse Burundi. Niba wenda ukurikira imbuga za bamwe mu barundi barimo baragira bati vuga uvuye aho ngaho urimo uratubeshye ibintu byawe no kwikina, urikina n'ibintu bidafite fact niko twabyita. Intambara rero Ndayishimiye yagiyemo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo mbona ko Ndayishimiye azayivamo kubera ashaka kuyivamo. Donc arimo arabona insinzwi z'ubwoko bwose, arabona insinzwi in political way, abone insinzwi in military way, abone insinzwi in economic way. Ntabwo ibyo bintu byose Ndayishimiye ari buze kumera nk'uvomera mu rutetere kamba ariko mbivuga ngo akomeze kwa advancinga biri buze kugorana. Ntabwo u Rwanda ruri buhamagare Tanzania ati tugiye kubaka urugomero rw'amashanyarazi. Donc Ndayishimiye ngo avuga ati ibyo nge ntabwo mbirimo nge kwikomereza nohereza imbonera kure muri Kongo Kinshasa nazo zitari no gutsinda. Ubundi bino bintu byakabaye byorohera abadede iyo aba bahungu n'abakobwa bohereza muri Kongo Kinshasa nibura baba bagira ku nsinzi.
tukumva hari uduce bigaruriye, tukumva hari uduce batse izi nyeshyamba babwira Tshisekedi ko bagiye gutabara. So icyo mbona hari n'ikiganiro nari ndimo ndeba mu gitondo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, gusa n'ikiganiro cy'akahise, yavuga ati bari abantu bo mu burengerazuba iyo bagiye donc ikitwa kugutera inkunga, bareba abantu bari, hari uburyo perezida Paul Kagame yabivuzemo, abantu bari wike nyine niko nabivuga, ariko bakagutera inkunga bagamije kutava huri. Ubu tuvugana abarundi bari bahana ikiganza n'ababirigi bari gukorana, sibyo? Neza ubu umuntu akubajije ati ababirigi bari gufasha iki abarundi, nibura wabona kimwe. Meruka ubwo Maxime Priva aherukayo yagiye Cibitoke agihana ngo bari kubafasha kuhira ibintu byitwa intoryi, ibiribwa byitwa intoryi. Can you imagine? Ariwo mushinga ngo ababirigi bari gushyiramo imbaraga, so ntacyo bitwaye intoryi n'ibiribwa. Ariko se nk'igihugu kiri gushaka kurwana n'intambara y'iterambere, igihugu cyabuze ibyo bitoro, igihugu kiri mu ntambara y'ubukungu, ntabwo urambwira ngo urajya ugifasha umushinga nk'uwo. So aho rero none nakubwiraga ngo kuba Ndayishimiye yadecidinga kwikura mu ntambara yo muri Eastern DRC ntabwo ari ko wabyifuza, donc ntabwo ari ko we yaba bishaka, ahubwo ni ahandi bavuga ngo urugiye kera uhinyuze ntwari. Hanyuma hari ikintu benshi nkunda bakomeje kugenda mbona bibaza Rugamba, nk'uko nawe ugikomojeho uti ni umuhanda uzahurirwaho n'ibi bihugu uko bidusobanuriye ndetse n'uko babiganiriyeho, ariko tukabona ko kugeza iyi saha dukurikije amagambo y'uyu mu perezida witwa Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda avuga, ndetse n'ejo bundi twahoze twumva amagambo witwa Edouard Bizimana yavuze, aho bamubazaga bati none se gufungura imipaka, ati ntabwo tuzigera dufungura imipaka, ati kerekwa u Rwanda niruduhereza abari bagiye gutembagaza ubutegetsi. Mbese wumva ko ari ibintu benshi bibajijeho bati ese kugeza iyi saha urabona umubano w'u Rwanda n'u Burundi, ati uzagaruka vuba mugafungura imipaka, waragiye ubikurikirana warabyumvishe. None aka kanya rero hari ikintu ukomojeho cyo gukorana, mpita nibaza nti uyu mu perezida Ndayishimiye Evariste utanumva ko gufungura imipaka iyi saha bishobora kuba inyungu z'abenegihugu be, aho ngaho ashobora kumva neza ko kuba bakorana n'iki gihugu we umunsi ku wundi yirirwa avuga byakoroha, ko bishobora kuba ari ibintu bitakoroha kandi nubwo bishobora kutaba amahitamo ye. Hari amahirwe menshi yuko Son Excellence abamugiriye inama yo kubikora uko yabikoze n'ubundi baraza kubikomeza by'igihe kinini. Ibi ndashingira ku kuba n'abadede barongeye kumutiza imbaraga ejo bundi z'uko agomba kongera guhatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu kandi azanatorwa. Ibi ngibi abarundi n'abanyarwanda mu byitege. Icyiza Sandire kiri muri uno mushinga, wenda ntabwo Burundi buri buze kuba intambamyi yo kubona umushinga wakorwa cyangwa utakorwa, kuko niba tubona ko ari umuhanda uzahagurukira Isaka ugakomeza ukambuka ukagera ku butaka bw'u Rwanda ukinjira hariya Dubai Port ugakomeza ukaba wagera ku kibuga cy'indege cya mpuzamahanga cya Bugesera, ubwo abarundi nyine n'ibya binakubwiye ngo Ndayishimiye azahitamo gukomeza gukurikira intambara. Ariko ibihugu bindi byo mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo dufite u Rwanda, dufite Uganda, dufite Kenya, ubwo dufite na Tanzania, kandi Tanzania wibuke ko bamaze igihe bayivuga ko ifite abasirikare muri Eastern DRC. Aba bantu nyine rega buriya baravuga ngo ibihugu nabyo yaragiye byinjira mu bintu bikabona ko nta nyungu. Hari ibihugu biharanira inyungu z'abaturage babyo nk'iyi Tanzania. Tanzania ni igihugu gifite ubukungu bumeze neza Sandrine mu karere, ibyo bintu byibuka sibyo? Yego. Tanzania ntabwo kujya ukomeza gushyigikira Burundi mu byo barimo ngo bari kuri u Rwanda, nayo ntawe yakungukira kuko u Rwanda no mufatanya bikorwa ukomeye cyane nk'uko Samia Suluhu yanabigarutseho kubera kiriya acyambu. U Rwanda rucisha u Rwanda no mufatanya bikorwa mwiza wa Tanzania. Birashoboka cyane ko u Rwanda rushobora gukomeza imishinga na Tanzania, Burundi party yabwo yaba iraho ngaho ipendinga cyangwa se itagira ikikora, bakazaburi ibihugu nyine ikintu kiba gikomeye, bakazabategereza aho bazagarukira bagakomeza aho byaba bigereje. Gusa icyo mbona kigoye cyo nuko Ndayishimiye araza kwiyasosiya n'ibi bihugu, kuko mbona ko hari abantu bamutsikamira bamuri inyuma bamubwira bati uramenye udakora ibyo bintu mu byo twumvikanye, mu byo turi kugukoresha aka kanya n'ibirimo. Urebye Ndayishimiye yagiye u Burundi n'ibyo ari kubukorera, ngiye mu kubabwira ni wenda ntacyo mfa n'abarundi, ntabwo ndi umupolitisiye ngo ndavuga ngo wenda ndabyivangamo, ariko ngiye mba ndi kuvuga ibyo ushobora gufata ikaramu ugashyira ku rupapuro ukareba. Ndayishimiye nekereza ko uwo ni ngewe ku giti cyanjye, ariko n'ibitekerezo byanjye bwite, nekereza ko intambara arimo muri Kivu y'Amajyepfo
njye nkunda gukoresha umugabo uvuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Uyu mugabo ashobora kuba yarinjiye muri iriya ntambara bamushushanyirije bamwereka plan y'iriya game bakamwereka ashobora kuzungukira, yageramo hagati akabona ibyo bamusezeranyije ntabwo ariko bimeze, ariko akabibona amazi yarenze inkombe atagifite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndasubira inyuma. Donc amahitamo afite yonyine akaba ari ukuba ari aho ari bakagakora ibyo akora, byaba ngombwa kandi vansinga abasirikare bejo bundi Uvira ifatwa arabibonye baratashye, Uvira bayiri ko yarongera basubizayo. Mbona ko aho game igeze aka kanya, mbona ko bitakishingiye cyane ku bubasha bwa Ndayishimiye. Byo ni ibitekerezo byanjye bwite, ariko nibwo turi bujye kumva twumve ngo ikibuga cy'indege Burundi ngo kirigugoho indege z'ababirigi za gisirikari. None z'indege za gisirikari z'ababirigi ziragwa Burundi, zizanye kawunga, zizanye imiti, zizanye ifumbire ko iri mu bintu byabuze Burundi, zizanye iki. Uhita wumva ko ibikorwa bya gisirikare abadede barimo muri Kivu y'Amajyepfo hari undi muntu ubyisha inyuma uri no kubikuramo inyungu ku biti z'abadede babikuramo, ahubwo abadede bakaba barisanze muri iyo trap batakyemerewe no kuvuga ngo nyamara ibi bintu tubishaka, ku buryo kano kanya bavuze ngo ntitubishaka twikuyemo, twatangira kumva abarundi batangiye kuimpoza sanctions z'ubwoko bumwe cyangwa ubundi tutari gukorwa neza. Ababirigi ejo bundi wabonye uburyo bitakana abarundi baravuga bati oya twebwe turashaka gushyigikira yuko ibintu by'amahoro ibiganiro ari byo byagarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ababirigi ni gute bavuga ngo bashyigikiye amahoro tukumva ngo bohereje abacancuro muri Congo Kinshasa? No sense. Ni ibintu bitumva ko bari kubeshya, ahubwo njye mbibona bana abantu bo mu burengerazuba n'abanyaburayi ni abahanga ku buryo baza bakagukoresha amakosa akazasigara kuri we bari gukoresha, donc ukagenda as representative w'amakosa yabo, byanapfa byanaba naba akaba ari wowe ubyirengero bagasigara ari abere. Nicyo rero mbona bakoreye Burundi actually, kuko ntabwo wambwira ngo abarundi nambaro muri Congo Kinshasa bari kuyungukira none z'ubura cyarwanya Red Tabara ko nta nari mwo ndayishinga ingabo zamukiye muri Congo. Sandrine zo kumubwira nzi ko uba muri aya makuru, hari niri na rimwe wari wumva FDNB muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe za Rwitsa nk'uko zahehe wari wumva FDNB igaba igitero kuri Red Tabara cyangwa Red Tabara igaba igitero kuri FDNB kuva watangira no makuru? Hari wari wabyumva? Nago ndabyumva. None ingabo z'Uburundi ziri gukora iki muri Kivu y'Amajyepfo? Ziri mu kiraka cyuzi byuruti ntimwemerewe gusubira inyuma, mwatangiye umukino ni muwugeze aho dushaka. So aho rero nongeye mera mbwira abantu ni ntabwo intambara abarundi barimo muri Congo Kinshasa cyangwa se intambara abarundi binjiyemo hariya muri Congo Kinshasa uko mbitekereza cyangwa se uko mibona imaze kugira ahantu bo batatekerezaga yuko ariho yakabaye igera. Ndetse cyane ko uyu munsi ashobora kuba hari benshi komeza nk'uko babikomojeho bavuga bati Ndayishimiye afite umwigiri no karita umubwira uti kora iki cyangwa se vayo subirayo, ubwo baba bashaka gukomeza kubirija. Ariko burya umuzungu ati nta rukundo dufite twebwe abanyafrika atarakuroha mu mwanya mutaka kwigarika. Ubwo ni ejo bundi barabibonye ko abirija bavugaga bati twebwe reka ntago turi inyuma rwose y'umugambi wo kuba twatera igihugu cy'u Rwanda. Aho niho nari imaze kukubwira, ntabwo reka ngurugero ruto Sandrine kugira ngo abantu wenda bumve, kugira ngo babumve icyo turi kuvugaho. Kugeza ubu jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda wabonye ko abafaransa bemeye uruhare rwabo, sibyo? N'ababirigi bemera uruhare rwabo, ariko ukabona babyemeye batabyemeye, bamwe bagakoresha imvugo ya nyayo abandi bagakoresha imvugo igoreka amateka. Ni ukuvuga ngo bari abantu ibikorwa bakora kuri ubu butaka bwacu byose biba bifite inyungu kandi zabo, ariko bakora ibishoboka byose kuko bazi ko ibintu baba bari gukora biri iwigo byica nayo mategeko mpuzamahanga birimo n'ubugizi bwa nabi. Bakora ibishoboka byose ku buryo baragukoresha, donc bakora ibishoboka byose ku buryo ari wowe usigara uri umukozi muri icyo gikorwa cy'ubusi sinzi uburyo nakita mu Kinyarwanda, muri icyo gikorwa kibi cy'amabi. Bakora ibishoboka byose bakagushaka nk'umufatanyabikorwa. Iyo bigenze neza inyungu igomba gutaha iwabo, icyo ni icyambere. Iyo bigenze nabi usigara ari we munyamakosa, uzanasigara ukurikiranwa n'amategeko mpuzamahanga. Niyo mpamvu rero utambwira ngo none se Ndayishimiye niba warakurikiye speeches ahantu hose yasobanuraga ko batabaye Congo Kinshasa imitwe yitwaje intwaro. Niho nari mubaje kiriya kibazo, wumvise nawe kucuje nakubajije ni imitwe yitwaje intwaro tuzi muri Congo Kinshasa kwirenga 400 n'iryari bigeze wumva igitero gihuza bari abasirikare. Bambwira uti nta na rimwe, kandi koko nta na rimwe twigeze twumva igitero uretse intambara yahuje FDNB na M23. M23 irwanya uri gukorana na FDLR, uri gukorana na Wazalendo, uri gukorana na Codeco n'abacancuro
fagitiri biba byagaragaye neza ko hari undi muntu wagutumye ngo ukorana n'abariya bantu nta muntu uzabikuryuza cyangwa se uzaguhana wigeze umva ari umuntu wamagana Burundi gukorana na FDLR hamwe ntawe ari none se kugiye FDLR abanyamerika baringa bakayamagana abafaransa ababirigi ariko wakoranye n'uwo mutwe w'iterabwoba ntiyagiye umwamagana cyangwa ngo muhane so itubona ko hari master plan baba bari inyuma y'ino game ndetse uko ibiri kugenda nako baba barayiteguye inenge ya mbere twe twambaye nk'abanyafrika nuko utabasha kuvuga ngo no ku bintu bitadufitiye inyungu ahubwo bidusigiye igihombo n'icyasha yego ya Ruga ndumva ari ibyo birasobanutse cyane ndumva hari icyo wabwira abakunzi bacu badukurikiye ndetse tugasoza tutabarambiye ndumva n'amareza hari gushaka kugenda acika nari mubwiye nti sinzi icyo twasorezaho ubwira abakunzi bacu badukurikiye tutabarambiye kugira ngo tubagezeho aya makuru ikintu cya mbere ngira ngo mugire abantu tumaze igihe mu bibazo bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari ariko icyo mbona nje nk'ijisho ry'umusesenguramakuru mu karere k'ibiyaga bigari ibintu biraza kujya ku murongo igice kimwe ikintu tutabeshya abantu ni ukuvuga ngo akarere k'ibiyaga bigari kazigira kabona amaro gatekane gatuze ariko hari ibice bigiye kuba stable ubundi hari ukuntu tugira gutya tukumva mu matwari ya General Sultan Makenga drone iraje irashemwa abantu bati kabaye babantu nerani to babantu ntago baramenya kugarura umutekano none ze ko twabanye no kwa Trump muri White House bagenda bakarasiramo kuri iyi si nta hantu umuntu witwaje intwaro atakinjira ngo arase nta ntihabaho kuri iyi si ntihabaho ni Vatican umuntu yakinjira akarasa ariko icyo maze kubona gishobora kuba kimaze kugerwaho nuko mu bice byinshi bigenzurwa n'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa hari buze kubonekamo amahoro ndi kubivuga ngendeye kuki ndi kubivuga ngendeye ku bikorwa AFC M23 bamazemo iminsi ahitwa muri Kanombe bamaziye bakora amahugurwa bakoze ibyiciro bibiri abari gusohoka muri ayo mahugurwa bari kujya gusavinga abaturage muri Eastern DRC nakongera nkareba uburyo MONUSCO yino minsi nayo iri kwitwara ukabona ko itanga akantu k'ikizere nubwo ari gato ariko nako karahari yuko dushobora kuri buze kumva iceceka ry'imbunda mu bice byinshi nubwo atari ibya burundu ariko iceceka ry'imbunda ryo byanga bikunda turi buze kurikozaho imitwe y'intoki mu bice bimwe na bimwe biri kugenzurwa n'izi nyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa yego ya Ruganda gushimiye cyane urakoze cyane ku busesenguzi bwawe amakuru yacu akagaruka murakoze cyane namwe ndabashimiye yego ya modoka ikundwa na benshi tuyabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars.